nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 25 Werurwe tuzirikana umunsi w'ibirori. Ni ibirori byizihiza ukuza kwa marayika Gabriel kwa Bikira Mariya kugira ngo amutangarize ubutumwa bwihariye Imana yamuhisemo mu kuba nyina w'umuhungu we w'ikinege Yezu Kristo. Turahora twibutswa akamaro k'ibi birori ku gakiza kacu mu masengesho atandukanye yo kwitanga. Ingero ebyiri zerekana akamaro k'ibi birori ni amayobera y'ibyishimo ya Rozari na Angelus. Umunsi mukuru w'itangazo watangiye kwizihizwa kuri uyu munsi mu kinyejana cya 4 n'icya 5 nyuma gato y'itariki yo kwizihiza Noheli wamamaye muri Kiliziya yose. Uyu munsi mukuru wizihiza kwigira umuntu wa kabiri w'ubutatu n'ubukiriro bw'abantu bose. Iyi ngingo y'agakiza kacu yaganiriweho cyane na ba sogokuruza benshi b'itorero kugira ngo bayisobanurire abizerwa no kwerekana urukundo rwimbitse Imana idukunda. Bamwe mu base b'itorero banditse kuri ibi ni Mutagatifu Atanazi, Mutagatifu Gregory wa Nisa na Mutagatifu Augustine. Mwese muzirikana uyu munsi mbifurije kugira umunsi mwiza. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Nawe utaha.